yewe naje ngo tunicarane tube tuganiraho. iki si igitangaza da Ntabwo ari igitangaza. nahinze nase urashaka ko njya gukorayo Oya cyangwa ni ibyombo? Oya ntabyo humura. koko aha uru rugo se rujya rubura ibyombo? Namenye neza ko atari akazi kawe. igitangaza none ndagowe. Ahubwo urashubijwe. Nese ibintu uvuze nibyo cyangwa ni ukugutwi kwarapfuye akampindura ugutwi hari da umbwiye? Byumve neza ko namenye yuko ibyo nari nakubwiye gukora nakubangamiraga, cyangwa ibyo nakubwiye gukora umunsi waba uzi wakoze ibyo utari ugombye gukora. Mana rero nanzi yuko ibitangaza ari ugufata amazi ukahindura divayi gusa. Nari nzi ko ibitangaza ari kwa kundi wa mugabo nimba arinde waryamye ku ibuye akabona ijuru rikinguka. Nari nzi ko igitangaza ari ukubona urwego rukujyana rukakuzamura rukakugeza ku Mana udapfuye. Mbonye Bikira Mariya agenda n'amaguru yako nyagasa saba baje kandi Mana nyagasani ngo sheri uramenye ibyo bintu bya sheri byari byo se kutamomera hari ibyo bintu reka nkubwire byajyanye n'ingoma ya Rwabugiri uzabaza njye sindubina ahubwo uti uramenye ibyo bya sheri bisubizo bikuye watewe se n'ibiki baramubwira none ndabizi izina sheri rishirana n'agahararo winkingira nta kazi naguhaye ntabwo kano ushinzwe akazi no ko gukinga umva rero nkubwire nzi ikibagenzi burya si buno narabavumbuye ni gute njye mpembwa amafaranga yanjye mwarangiza mukaryaho ari nanjye yavunnye naraye se wabaye iki byari hamwe winkozaho n'izo ntoki we taki aka kazi bose uyu mukecuru ibintu yankoze yifashe antwarira telefone ngo akazi ngabona nkica ntanyije amingi y'izimyazimya nzajya mvugana na sheri ako ntacyo nabuze n'umuntu wo mu by'iwacu utembaganiya iwacu koko ngo nzamutume ku mukunzi wanjye nawe ntacyo nk'ubu mubonye ibintu byaba ari sawa nyarukirayo umubwirire azaze ejo utamaso yamubonye abona uhise ati niwe utamatwi yamwumvise yumbuze ati niwe ndagushaka ukunda umwifuza kumubona iruhande rwawe Waratwawe. nanjye Yewe none ntabwo ubwawe hari niyo hakwinjira nasanze merewe neza. Yewe Karame ka ubuse wari uhari? nari mpari pe nari mpari rwose Ariko ureba n'intwaro yanjye koko waranyobewe nuwaza uburyo uba watwawe ufite ibindi bibereyemo hirya yayigutwara kareka atwara iki uretse wenda ya ntebe ubushize wanyatse ukaba warampaye akangaka ako ubona utaransubije mu gice cy'ingunguru ko wari wakijyamo se ntabwo urabyemera ahubwo reba izo nkweto uba wambaye ubundi izi nkweto ntabwo ari iz'umukwe wanjye uba wafashe ukambara reka ni mu mafaranga yanjye nahembwe fata inkweto uhaguruke zereke ufate n'ipantaro wambare ntabwo umunyezamu ari uwo kwambara imyenda nk'iyo ngiyo ubundi iyi shati yo ntabwo ari iy'umukwe wanjye ariko
mana y'isi akira imyenda wambaye mana ubu ngubu ko amezi 5 azashira ryari mana we none si ibintu koko bifata byambare mwereka njya urabona ibintu biri kuri taye yanjye birabuzwa se ni koko wowe waguye iki kintu wacyambara cyambare kubera ko ari none se umuzamu yambara bizireme ko hano nsigaye mfite ba mabuja benshi mana nase ubu nimba ntibatwiba ntago batwiba gende njye kwambarira muri ka kazi ko mu gikari mwereka aho ujya guhiga zamu utazi ariko ngo tugende koko mukecuru koko njye navuye iwacu mpunga isuka none na n'ubu mana kwereka aho uhinga ubwo si ubwo wayihunze se kugira ngo uze kuva ku imiti y'abantu erega n'iwacu twarahingaga zamu waje waje n'isuka nayizanye uruka nkwereke turahera kuri iki gisheke hera kuri iki gisheke uhinge uhaharure ibyo kuvuga ngo wahunze isuka waje kurya imiti ako ubundi wabanza nkakubaza ikibazo si wahereye umpamagara zamu byegeze mwumva mu mazina hari abanyitaro y'ubuhinzi ririmo batakwita izina ry'ubuhinzi se bivuga yuko amaboko waya yacitse ku buryo utagira ibyo ukora njyewe navuye iwacu mpunga isuka mpava mpunga isuka nzi iwanyu n'aha nje gushaka ubuzima nje gushaka akazi ntabwo rero naje nje guhinga none se abahinga ntabwo baba bashaka ubuzima nimba ari ibyo nyine ubuzima buri mu guhinga naba mpinga iwacu ukeka ko iwacu nahagira reka rero mubwire niba wumva utagomba gufata uyu murima ngo uwuhinge niba utagomba guhinga uyu murima ugire uve muri ruriya rugo rw'umwana wawe uyu murima wose ugomba kuwuhinga muri make ushatse kuvuga yuko abantu bahapatanaga amafaranga bo mukabahemba ushatse nyine kuvuga yuko ayo mafaranga yose muzayagaruriza muri zamu reka n'abandi bazanahahinga ariko nawe ntabwo ugombye kubyuka wicaye ngo zamu ubwo se ni gute uhembwa yicaye ugomba gukora n'ibindi urabizi ibi bintu nabikora ntanabikora mabuja ubundi barabizi ko ari cyo kibazo njyewe nibaza njyewe nza kwaka akazi nasabye akazi k'izamu ntabwo nigeze nsaba n'akazi ko guhinga nahinga iwacu erega imirima turayifite naje nje guhinga naje nje gukora akazi k'izamu ni nako nasabye ubwo rero nimba harimo ibyo guhinga mabuja agomba gukora uko ashoboye kose akanyongeza ibintu byose karime basi tureba ayo maboko ariko nkubitamo amasuka ibiki muranyongeza umushahara ariko ubundi ubona urugo rw'umwana wanjye hari ibyo rwabuze we hinga umurimo ndawuhinga sinzi uzarota butashye mana y'isi n'ijuru uzataha utabutashya ntacyo ari umva ntabwo ibintu byavamo rwose nako kwanza ntabwo njye naje nje guhinga ntabwo naje nayo wabaraga ntayo uzabona ntabwo naje nje nayo wabaraga guhinga ntayo uzabona ngo uyaguremo n'isuka yo kujya guhinga iwanyu ariko urabizi umuntu abura se ntabura sebuja ibyo nabyo ntabona reka ntaje ndagiye rwose ibyo ntabwo byakunda umaze kurengwa icyo kiri gikwiye ako mumaze kurengwa iki akazi kanjye sinkakora neza akazi kawe ugakora neza aho wirirwa n'abariya bakobwa mubona n'abakobwa b'ibitugu wagira ngo n'utwo uhembwa ahubwo ikibazo nuko ntabwo uzajyana bagurira amavuta bakirirwa biruka bitazamo se buriya by'abakobwa nawe ubuzanye umuntu akaza akakwinjirana uri muri ba sheri ubwo se urambwira ngo ubu ndahari wanyambuye imyenda ubwo byo ntabwo bihagije nawe uzanyemo n'iby'abakobwa
ugiye se nyine sigara uhinga hariya ngo ntawuburana n'umuhamba uraragiye nyine ngiye kuhahinga koko mana y'isi n'ijuru ikizongera kunkura mu rugo ngo kinzanye gupagasa sinzi umurima ndawuhera he koko Nyamakuru umeze uti yego ko ndabona ufite agatwenge ndabona wishimye muri iyi minsi se yego se muri iyi minsi bimeze bite bimeze neza ndashima Imana ahubwo wowe ndataha yego ko nanjye meze neza umeze neza kabisa muri izi mpera z'umwaka umva turanezerewe mu mutima wacu mu rugo turi amahoro mama yaje kunsura ari mu rugo kugira ngo turangizanye umwaka mu mahoro niko gahenge nge muzi mu gipangu uri bize uri mu turimo uri none usigaye ubona n'akanya ko gutembera we none se reka nkubwire nimba mama ari mu rugo kuki ntasohoka ngo ngere ku muhanda mfate n'impumuro yo ku muhanda guhora nizingiye mu rugo wumva byazageza he reba aho isi igeze nibyo pe nibyo nta kimana itakoze uba nkubonye ndumiwe yego ko mwami Yesu ubona n'akanya ko gusohoka ni ukuri umva nanjye ndavangurika amaguru nsohoke nanura imitsi yego ntazanahinamirana nibyo pe nibyo mama wawe se disi ntabwo mvuze ariko nzaza kumusura mama uzaze kumureba n'inkumi agira ngo se arashaje cyane niwe mfura ye ntabwo ndi imfura ye ariko nta nubwo ndi uwa kabiri ni umwana wa kane wewe ubizi ni umwana wa kane ariko mama ni inkumi yego ngize amatsiko nzaza kumureba pe nzaza kumureba nze ndebe uwo muntu ukubyara wenda nabona icyatuma umanuka ukaza ukagera iwanjye oya ngiye kubigira umukoro rwose oya uzaze udusura rega abaturanyi ubundi tuba dukwiye uko duturanye tugomba gusurana ni ukuri tukamenyana yego bagutera nkagutabara nawe bagutera rwose umva tukikirizanya uzi si ikintu kitera kudasurana buri muntu aba yihugiyeho abari mu kazi ujya mu kazi ugaruka ugenda ugaruka nta mwanya ubona nawe akanya ukabonye nuko mama wawe aje ntago waba uri mu mirimo cyane ni ukuri pe nabaga ndi mu mirimo nanjye ntago nakurenganya ngo ngo kutansuye nk'uko nanjye wavuga ngo kutansuye ariko humura ngiye kuzaza ndebe uwo mukecuru rwose nshira amatsiko oya nukuri uzaze umusure mama wanjye nawe akunda abantu nawe yaza akanagusura nawe wambaza ngo ese abaturanyi bawe ngo uko ntabo mbona ariko ngo abantu ngo b'i Kigali ngo kuki muhora mu bipangu gusa yego rero naringiye hari ahepfo kuri botike tuzasubira ariko pe nta minsi ibiri iri gushira oya nta kibazo urakoze cyane yego rero ndebe mu rugo naho uko bimeze ndebe bana aho mugaleho mama yaziye nanjye nsigaye nkunda kugenda niho zamu najyaga asanga yicaye hano zamu ari hehe byo muri uru rugo se bisigaye byarahindutse bimenye zamu namubwiye ko agomba kujya atera intebe ahangaha kugira ngo atazagira umuntu winjiramo none ntawe uhari ubu zamu ari hehe yesu nawe hari yagiye kame mukecuru yamujyanye mu murima ngo mukecuru yamujyanye mu murima ukora yiki yamujyanye guhinga neza ko utagiye ku ishuri ase nari gusiga urugo rwonyine ariko narumiwe koko kame ubu wasibye ishuri ngo wasigaye ku rugo nase mukecuru yaje ajyana zamuhinga ndeba gusiga urugo rwonyine ndavuga ngo ntabwo narusiga ariko mama nawe noneho ibyo yatangiye kunkora mu rugo rwanjye ubu ntabwo nzi ibyo ari byo ubu se yafashe zamu amujyana mu murima zamu nigezemo akazi ko guhinga asigaye anoza n'ibyombo ngo asigaye yoza ibyombo ariko narumiwe koko yoza ibyombo se ngende njye mu murima njye kureba zamu koko ari mu murima ubu se koko mama ibi bintu yabikora arabizi neza ko ngira abakozi bahinga mu mirima hagira n'umukozi uba hano ku rugo ukuntu yaba yamufashe nawe akamujyana mu murima kugira ngo mama rero mbura amanze menye amakuru ye neza maze njye gushaka zamu ndebe koko kari mu murima mubaze amakuru yose mubaze n'ukuntu aza kogereza ibyombo ku muhanda nkaho yarukwege asaze se burawe yabikora nk'umugabo ungana kuri yakogereza ibyombo ku muhanda ra cyangwa Kamiri nawe byari inkuruzi yakangera mu murima ndebe urukundo
ashyiramo ibintu biryohereye. Rukundo bambe ni rwiza cyane, iyo abarwara amagadisi ntirushire. Rukundo bambe ni rwiza cyane, iyo abarwara amagadisi ntirushire. Akubwo uyu mukobwa nasize mu cyaro musabye, ubaza ibintu biri kumbaho. Mana namushaka nakazansuzugura n'ibintu ndi gucamo kugira ngo urukundo rwanjye nawe rwubake rukomere. Ni hantu mba ngo umuntu yakubise undi bamufunze. Ubusi yajya mbwira gato yantuka nkibuka iyi mibabara akagahinda. Mana yanjye anya ngo nimo ndahiga inkwano ntacyo. Rukundo bambe ni rwiza cyane, iyo abarwara amagadisi ntirushire. Rurema yaremye urukundo ashyiramo ibintu biryohereye. Rukundo bambe karame. ariko se wasaze none ndakuzanya no mu muri we mabusha mwana yanjye we mabu kumana we mukomere nawe kirekana no gukara nimeze bite mabusha wabagaye. ndakubaza wataye akazi uzana gukora iki? Ubusi binabyengeye kubizira. Ndakubaza akandi ko kazi nigeze mu kazi nagwa nigeze nkaguha. Ni mabusha mukuru wanzanya. Tabanya ko busha bangahe? Njewe nzi babiri. Kuva ryari? Kuva kera. Ariko zamu gusa ariko nyine muri babiri harimo umwe rwose yambereye Herode. None mwazishyana. Nse mabusha mukuru mana yanjye. Mabusha nukuri mbabarire nacitswe pe ntago narimbigambiriye. Yakubwiye sibyo naje gukora dayisuka nayifite nandi mu kazi. Ndakubwiye ngo tuza tuvugane. Nuko mbona wasaze. Reka nkoza amakosa ndatukanye. Nse mabusha mukuru amenye noneho yanyica. Aziceceka nkubaza. Mbaza habaye iki cyatumiza guhinga sobanurira nyine kunsobanura amakuru nyine. Wa mukecuru umaze amezi angahe mu rugo yaraje arambwira ngo nyine ngo hari ibintu ngasigaye abona mu rugo ngo bitari meze neza ngagomba ngo guhindura. Ngo ni na mpamvu ngo yemeye ngo gusiga umusaza we mu cyaro ngakaza hano ngo hari amakuru y'amazi iminsi yumva ngatari meza. Nyine ngo abakozi bo muri rura rugo rwo twese ngo twariraye ngo dusigaye ngo dukora ibyo dushaka. Nyine ngo nta kuntu ngo yumva ngo ukuntu ngo ngiye ngo nakirwa nicaye harango ku irembo ngo narangiza nkahembwa amafaranga ariya yose umpemba. Nyine ngo yabirebye abona wowe uhomba niko kuvuga ati reka nkora uko nshoboye kose nongera akazi kugira ngo nyine ngo tujye duhembwa y'ukuri. None se zamu ahangaha ntiyasanzwe bafite abakozi bakora? Narabimubwiye ndamubwira nicyo koza wasanga unkunda twakubwo nshizemo ibi bintu nzashaka kununganira na mabusha nyongeza umushahara kuko mbona ibintu nkora nta hantu bigihuriye rwose n'inoze. None se reka nkubwire wowe ibyo byose ko numva uri muri abisoma igihe byabereye kose kutigeze ubimba. Erega arambwiye ngo nzibeshya mbumbura umuntu ngo nzahita amenya uwo ari. Ariko umuntu w'umugabo nkawe ugira ubwoba uriya mukecuru buriya yagutera ubwoba kugira ngo arambwira ngo ararinda narahira aravuga ngo azabure ngo umugabo yashatse ngabure ngo se nimba ngari umukobwa wa nuza ngo ngenga umukobwa wa Geregwari ngo ndarahiye ngo rwose ngo nzibeshya mbona wabumbuye umuntu ngo uzarara utashye. Noneho ndumva ni gutyo yambwiye mama. Ni gutyo ubu tugiye imbere mama nabisubiramo. None se ikimenyetso cya hafi uyu munsi se Kamili ugezeho najya mu manota. Nyine ubwo nanjye nibyo nje kukubaza ukuntu wataye akazi bigatuma umwana wanjye atajya mu manota. Namusobanuriye mubwiye ko umwana agomba kujya mu manota ndetse nanamubwiye ko we wari ufite gahunda yo gutaha utinze kwa ko wari buce ku ishuri yanga kubyumva. Rero ndanya naga nakujya muri akazi kanjye Kamili yihangana ubwizo ndangaminota zaba zibona. Ntabwo nje cyumva neza ntabwo ari kubasha kubikura mu bwonko bwanjye.
yumva byandenze nyamara nushaka kubyumva ahubwo Imbere ngende dutahe. kukubaza mfite ba mabuja bangahe imbere dutahe nawe Sebwo k'abanyamagambo nzajya mpembwa kabiri setu ariko wa muganga wakurekera mama kari uzajya gukoresha nawe wagushoboraga nzajya mpembwa kabiri da none se umwe araza amategeko nk'ubu ngubu aha hantu utumye ntasoza Oya, abibonye osh. waba ureba ibintu ankorera oya tugende uramumfasha mana yanjye mama ubu ukuntu yadufataga kera tukiri abana agira ngo ni nyine ni ubukumi bukimurimo ukuntu kera yashaka kuyobora urugo rwe niko ashaka no kuyobora urugo rwanjye mama namuzanye muhungisha imirimo ngo ndebe ko mama yazisunika imbere ariko ndabona n'ubundi agenda n'ubundi ashaka kunzambiriza ibintu byo mu rugo ntabwo nzi ikintu ndi buze gukora rero ubu ntabwo nzi amagambo ndi bwongere kubwira umugabo mubwira ko mama agiye kumusubiza mu cyaro kuko ndabona azansenyera urugo ariko reka ngende njye kumubaza ngende njye kubaza mama mubaze ubundi utekereza iki ubundi gahunda z'urugo rwanjye kuki urimo kuzihindagura wumva intekerezo ze birashoboka ko arashobora kuba abona mugana aba ntari byapfuye nanjye dore ko muri iyi minsi nsigaye narigaramiye mvuga ngo mama arahari arandeberera ubwo wenda asanga hari ibyo nabo bari abakozi umukozi nawe yabona udahari ariko mama koko jewe reka ngubwire jewe umunsi wambabaje nanarakaye cyane wababajwe n'iki se mukobwa mwiza none se reka ngubwire ubura wigeze ubona Kamere yageze ajya kuvuga amanota ariko se Kamere ntabwo wari wavuze kuri bugiye ku ishuri none se umwana se yagombaga kujya nkamusangayo oya nta kibazo ge numvaga nta kibazo gihari kuva nawe uri bugiyeyo ukagenda ukamufatira biroteye yagombaga kujyayo nkamusangayo agafata bilete mpari nk'umubyeyi we ntabwo nagomba nose ninjye munyeshuri reka numvaga nta kintu bitwaye ndabona muzi ko urimo gusaza koko reka numvaga twanakinga ariko akajya ariko uzi ko hano hasigaye hari abajura koko abajura bo bareze hanyuma kubizi neza ko nashatse umukozi wo gushyira hariya ku irembo ngo ajye azenguruka igipangu cyose amenye ibyahangaha amenye usimbuka ko basimbuka bakaza bakadutwara ibintu byose bakabijyana twagiye kumushaka nta kintu na kimwe dusigaranye hano mu rugo sibyo none wamujyanye guhinga kubera iki erega amakami mba ndeba nabyo byangirika akirirwa mama Kami rwose iyo ndebye mba mbona ibyo akora hariya ku irembo hariya nta kintu aba akora nta n'ikintu mba ndeba apfa ubusa no guhembwa abahemberwa ubusa ariko mama nawe ibyo mu cyaro wajya ubigumisha mu cyaro n'ibyo iby'inaho ukabigumisha inaha umukozi w'umuzamu aba ashinzwe kurinda igipangu akareba ngo ninde winjiyemo akareba ngo ninde wasohotsemo nta kindi kintu aba yemerewe gukora ese ugira ngo noneho aracyanakirinda ngaho none se kandi byagenze biti buriya narinze gufata umwanzuro wo kumubwira ngo agire ibindi akora bitewe n'uko yirirwana n'abakobwa yirirwa yasanyutse ari n'abakobwa ese ubwo uwari wamubona ngira ngo reka nkubwire ntabwo twumvaga avuga ngo arashaka inkwano yo kuzajya guka umukobwa yasabye iwabo none ngira ngo nta nazajyana ubonye ibituko ari nabyo yirirwana nabyo kuri telefone ahamagara birirwa bahasimburana ariko mama nawe rwose jya ureka gukabya none se ageze igihe cyo kuba yatereta sibyo ageze igihe cyo kuba yarambagiza ageze igihe cyo kuba yashaka ibyo ngibyo rero mu gihe arimo arabyemerewe none se wamufuhira n'umuhungu wawe reka rero nkubwire byo kumufuhira wenda mbireke amambere njya kumuha kariya kazi ngo najya guhinga n'ubundi yabaye nk'imfabusa ku muryango wanyu njyewe narahageze nsanga yatwawe neza nsanga abantu b'abagabo babiri bamuciyeho binjiye mu rupangu oya mama nawe aha ibyo bintu utigeze ubimbwira ndabizi neza yuko nta nkuru n'imwe yabaye hano mu gipangu nanirwa kutayimbwira nari namugiriye ibanga ngira ngo azisubiraho ariko mbona birakomeje mama rwose wikwirirwa umbeshya ndakuzi iyo urimo kuvuga ibintu bitari byo ndakubona urabizi ndakuzi mama ndakuzi uraseka ntahita mbibona neza yuko rwose urimo urambeshya nyine ntabwo nabura no guseka ariko ibyo byo narabibonye abagabo babiri dore twatakiraniye mu mbuga ahangaha mareka nkubwire bitewe n'ukuntu nkuzi urabizi bitewe n'ukuntu nkuzi ntabwo aba yararaye hano
nari namugiriye impuhwe nari namugiriye impuhwe ngira ngo azisubiraho. hanyuma bamujyanye mu murima. kumujyana mu murima rwose nabonaga epfo hari akagunda, ndavuga ngo naza dukize n'icyo kigunda nibura. Mama, reka erega nkubwire. nawe mba mbona umaze iminsi uri muri shughuli nyinshi. nyine umva ndabyumva, ariko ikintu ashinzwe hano muri uru rugo nta kintu na kindi yemerewe gukora muri uru rugo usibye kurinda umutekano wo muri uru rugo gusa. ubu nta kindi kintu urangije ngo waramufashe ngo umwogeshe ibyombo ngo mubijyana ku muhanda, ariko uzi ko urimo gusaza koko usubira bwana. ibyombo murabiterura no ku muhanda mubigezayo. none se ko ariho yari arimo gukorera akazi, nyine narabimwegereje ngo adate akazi. none se yimuzana mu rugo oya nanze yuko ata akazi hakagira wowe noneho tekereza umuntu wababonye mwajyanye ibyombo ku muhanda muri kubyogerezayo. ikibi ni uko yabona tubikoresha umwanda wundi, ariko se ko byari ukurikiza umwanda hari icyo byari bitwaye. oya mama ntabwo ari byo, ntabwo ari byo pe. rero mama mva nkubwire, nakuzanye hano mbona utangiye gusaza, ndavuga ati reka niyegereze mama, ujye uryama mu gitondo unywa iki cyayi, saa yine ugira utwo ufata, saa sita ugira utwo ufata, uryame uruhuke. ntabwo nkeneye ko usaza none aha ngaha. none ibintu bya hano byose mba mbona wabyiga raguyemo, wahagurutse wazengurutse mu mirimo ujyayo, nta bashinzwe kujya bahari. ahubwo n'ubwo ngubwo n'ubu ngubu wantindiye iyo mu mpana bya bishyimbo nkaba mbitora. oya mama reka nkubwire rwose, jya uryama uruhuke. ngene ubuse ko ntakubwiye ngo ugume mu cyaro. byo kuguma mu cyaro byo warambohoye, mu cyaro byo nari narangiye. rero reka nkubwire, reka ibyo muri uru rugo uko wabisanze bari ko biguma. yego nibinapfa inzu umbwira ati ibi byapfuye, njyewe nta kintu nzakubaza. ariko ibintu byo gufata zamu ngo nyura ahangaha, ufata undi ngo nyura aha undi, oya ma oya, ibyo wakoze warabikoze. ariko aka kanya ka none ahangaha reka kontorori y'urugo rwanjye bari ndiyo, sibyo? bivuge ngo noneho naramubangamiye. none se utamubangamira, yaje ava iwabo azi neza yuko akazi namara mbwa ati zamu ujye undebera mbega uburinzi bwo muri uru rugo, ikizaburamo izakikubaza, sibyo? niyo kontara twasinyanye njye nawe. none aka kanya kanone wamwirisha mu murimo, ese ubu iyo baza nkasanga binjiye batwaye ibintu, hari icyo navuga ko ari wowe, navuga ko ari wowe watumye bigenda. ndabyumvise nabangamiye. yewe mbabarira makami, mbabarira. niho hahandi umuntu aba akuze agenda ubwenge busubira inyuma. umbabarire, numvaga agombye kuba yakuraho kiriya kigunda cyane kiri hariya. ubwo ngubwo ntabwo nzabyongera, nzamwigurira. reka nkubwire ma, niko nsanze ari asanga uri mama nyine, buriya aza kuba ari nk'undi muntu. nanjye uranzi oro tuba tugiranye, ndakuzi. urumva nari narakaye, cyokora ndakubabariye, nawe umbabarire nk'umubyeyi wanjye. yego reka rero nkubwire mama, umukozi wese ni umuntu, kandi umukozi tugomba kumufata nk'umwana muri urwo rugo. yego uko uzi dufata Kamiri, ko tugomba no gufata Zamu, kuko Zamu umva nkubwire mama, tuzi ko baratwaryama Zamu akatugambanira ibintu byose bikagenda. wari ubizi? ese uzi ko uriya mukozi wo mu gikoni wamuteye stress yafata sida agasuka mu biryo tukabirya? niyo mpamvu tuba tugomba gufata abakozi neza bishoboka, kugira ngo ejo atazakwica. yewe uzi ko bivuze nkibuka ya nkuru yigeze gutambuka ku maradiyo ngo umukozi yatekeye umwana banjye gushaka. none ntabwo wabyumvishe? siko ngiye bafata umwana bakamushyira mu cyumba bakaza ngo tugaburire, undi aravuga ati buretse. arangije baga umwana barateka, aravuga ati ngo mu gihe bararura. umugore agiye kureba umwana mu cyumba asanga harimo umutwe wenyine. siko mbyibutse. none natwe turagira ngo ariko bizagenda, jya worohera abakozi. yewe ndabihinduye
uzashake gusa ikigunda cyari hariya cyari kimbabaje ushake umuntu ahahinde vuba. oya nanjye nabibonaga ni ukubera muri iyi minsi no mvura irimo iragwa ntabwo ahantu hadakuburwa ntabwo habura kutamera ibyatsi ariko nanone natekerezaga yuko nyine ngomba gushaka umuntu akahaharura yego akahakubura hakamera neza sibyo bakabagarira na biriya bigori rero ntukajya ubangamira zamu. Oya nabyumvise. Ntukajya ubangamira zamu utazatuma duteza abajura bakatwiba. Oya nawe ndafata iya mbere genda gusaba imbabazi. Ma usubwo wabikora? Nabikora pe. Ariko mama ubangamira umwana muto nk'uyu ndetse. Ndahise ko mubangamira. Nyine numvaga ko ari ibisanzwe nta kibazo. Numvaga ari ariko tekereza uzi ariko mama nawe tekereza none ari nge wabaye zamu uko wamubangamiraga tekereza ari ngewe usanze barimo kumbangamira gute wabifata ute wabigenza ute nereze kujya utekereza ngo uko uyu mwana wanjye sibyo ntashaka ko bamubangamira ariko ugomba gutuma n'undi mwana batamubangamira ukabikora. Ndabyemeye nakoresha. Twebwe ababyeyi tuba tugomba kubungabunga abana bose ni bamwe. Nakoresheje ndabyemera nazamuda musaba imbabazi. Ni ukuri umusaba imbabazi ma kana we yarababaye ndetse na Kamiri twune yambwiye ngo ariko ngo mangu reka ngumbwire ngo mama wawe nawe ngo agira amahane ngarakara imyenda gatora hejuru y'umukozi ngo bijya kumeza ngagafata ibijerekani ngakamutora ngo ajya kuvoma ukamwogesha bya bikoto twataye ariko se ma ubundi wowe reka siriya nkweto se barazitaye uretse warabitaye bira ntago tukibikoresha ntabwo ibintu byose uzabona mu kizu cyari inyuma ntago tubikoresha noneho uzabitwike nyine nzabitwika najyaga ngira ngo ni inkweto mwana ashyize none se buriya jama nabonye zari zanditse ngene nagize ngo noneho ko mbizi neza ko zamahora ahora yambaye neza ko zamahora yambaye agashati k'umweru zamubira bikweto yabitora gwe ndabyibaza ariko noneho nubwo nyambaye bya bitwabara ariko cyo nzi cy'ubwo mukecuru amaze iminota ingahe ataragera hanze byakiyemo uzajya kwindira inyuma neza Karame yewe naje ngo turicarane tube tuganiraho. si igitangaza da ntabwo ari igitangaza. nahinze nasi urashaka ko njya gukorayo cyangwa ni ibyombo? Oya ntabyo humura. uru rugo se rujya rubura ibyombo? Namenye neza ko atari akazi kawe. igitangaza noneho ndakuvuga ahubwo urashubijwe. nese ibintu uvuze nibyo cyangwa ni uku gutwi kwarapfuye akampindura ugutwi hari da umbwiye? byumve neza ko namenye yuko ibyo nari nakubwiye gukora nakubangamiraga cyangwa ibyo nakubwiye gukora umunsi waba uzi wakoze ibyo utari ugombye gukora. mani njyewe nanzi yuko ibitangaza ari ugufata amazi ukahindura divayi gusa. nari nzi ko ibitangaza ari kwa kundi wa mugabo nimba arinde waryamye ku ibuye akabona ijuru rikinguka. nari nzi ko igitangaza ari ukubona urwego rukujyana rukakuzamura rukakugeza ku mana udapfuye. mbonye Bikira Mariya agenda n'amaguru yako nyagasani. ikomereze wishakira impano zawe wabohowe ariko gusa mwana we Karame icyo nkwifurije ni uko wirinda abakobwa ndimo kubona bariya bakobwa ntibazatuma inkwano yawe uyishyika. uri kuvuga bariya se babandi icyo nakivivuye kera kuva umunsi nkubita akanyafu ukagira gutyo ko wari unkoze mu matwi nahise mvuga nti guhera umunsi ntago nagira stress zura mubyeyi ngo nongere ngire n'iz'abakobwa. nahise ako kanya ariko byaragukebuye. gusa ninda nari buterete ndi mu byombo akananyemera uretse ko ubu ngubu niyo ntabisubiramo n'abakobwa nyine wapi weya rwose. erega natwe tuzagukenyerera twambara urugori nk'umwana twareze kawuzaza kora impano yawe uyibone
ubundi tuzagushagara ndarongoye nta kabisa n'uzamenya yuko wigeze witwa Samu. ubu ubu nibavuga bamaze bati kumenya ko na wa mwambaro w'umweru wambaraga ari uko uri umusore nyine uzi icyo akora, uzi icyo agendera. baba we bivuze ngo ubu none mvuye mu gice cy'ingunguru ni ukuri ngiye gusubirana isura yanjye ya kera Yego. na ya puweri nobeli nyambara cyane, gusa ubyumve ko njyewe nari nje kugusaba imbabazi. Mana yanjye use kuvuga ko nziguhaye gusa ko numva bidahagije nterure nkugire ubu nubwo ngiye gusubira mu kazi kanjye naje nsaba bisubire nk'uko mbere byari bimeze. Yego, akazi karandyoheye ni ukuri na nyuma y'ubukwe nzagakomeza yego, pe nta n'ikibazo. kano ukuri uranejeje ubu nzajya mwicara ni ipeti nk'iry'umuntu uri kurinda perezidanse. Yego, aba we erega burya n'uriya mukwe wanjye ugire ngo aroroshye, ntabwo yoroshye, ntabwo yoroshye ubu mw'uru rugo nanjye mbaye umuntu ufite ijambo cyane, ufite agaciro. mana nkwitura iki koko bivuze ngo mabuja reka twigire mu gihe cya kera imisozi ukuwoka tugiye kuganira ubu mabuja hano mu rugo abaye umwamikazi cyane. noneho wowe ubivuze ngo uri umugabekazi. umugabekazi ni nyina w'umwami, Ndabyumva. databuja ni umwami. Mwami. Je suis âme aka sécurité. Muri make Ni wowe. muri iki kigo cyose ninjye ushinzwe umutekano wako. Wowe Uzinjira umuntu uzinjira ahangaha ujye uba nigeze kubibwira ahubwo hari akantu uze kukambwirira bosi nubwo kumugeraho bitemewe umujyana umubwira ati bitewe n'ibyishimo z'amafiti agiye kuguha isezerano ntakuka yego azagira utyo umunsi umwe ajya ahantu mu kabara nk'icupa rimwe abiri ayiyongeza. Yego sinabona amafaranga mwishyurira ariko niba mwishyuza azahita ampamagara nze mbari marime bagire ngo bakubiswe n'inkuba neza neza neza. byaba bijemo ubwirasi. Byari ibyishimo byari byari birenze bijemo byari ubwirasi. birenze. byaba bibayemo ubwirasi, baguhiga n'inzigo. Aka kazi ko nzagakora. baguhiga inzigo ugapfa utageze no kuri bwa bukwe bwawe. Iyo uvuze ubukwe mpita ntuza ubu ndarongoraho bukererega. Yego buriya nanone ibyishimo nicyo kintu cya mbere kibaho. Yego. Hana n'akanira nibagiye kukubwira. Harya abana b'umwami bitwa bande? Abana b'umwami. Habari ibikomangoma. Buriya Kamiri nawe hano mu rugo ni igikomangoma. Cyane. Noneho nanjye mama wayiti. Ega buriya hari impamvu njye nambaraga neza. Buriya ureba iyo wambaye umweru umujura iyaje ntago amenya yuko uri zamu. Yego. Araza akagucaho ukabura mwanuye. Niyo tekinike nta yindi. Ese burya Araza akagata umuntu wambaye kuri usa kuriya ntabwo yaba ari zamu. Ko rimwe niyo mpamvu utajya wari wambaye ingofero nyine. ese buriya urabizi mu cyaro nta muntu wakurarira izamu yambaye imyenda y'imyeru. ni ukwambara igikote kimanutse gifite n'ingofero kimanuka kikagera hasi cy'amaboko agera. Bivuze ngo baba bihishe inyuma y'imitiba y'intuza y'ibigori n'ibiki cyane. abazamu b'iwanyu baragoswe kabisa. Rero kaka kuri pe cyandenze ibyishimo byandenze. Meze nk'umusaza wo mu cyaro wabyaje inka ikabyara impanga. Ibyo byishimo mfite nakubabariye rwose ntabwo byari ngombwa ko nakubabariye wumva ngo umutima wanjye urabohotse unsubiranye agaciro ko wambabariye. nakubabariye yewe ukaguhobere mwana we, ukaguhobere. guhoberana n'igitangaza. Nemeye ko umpaye imbabazi. mana nguhembe iki nkwitura iki. Haguruka muhobere. Urakoze mwana wanjye kumbabarira. Nukuri ndakubabariye pe. Nanjye ndigaye kuko ninjye wakabaye ngusaba imbabazi, none niwe wakabaye usaba imbabazi nk'umwana, none ngewe uzi gusabye kubera ikosa ryanjye. Utekane ukora akazi kawe utuje. Mana ndabibonye.
nta kintu kidashoboka. Siko hari igihe hazabaho n'umuhango wo kumpa amapeti. Nongeye kuba zamu oji sha ndajya mbakubitira muri metero 6 mujura mubonera muri bayinacura rimwe pa mu mutwe hasi empuwe entire zamu fini rwose. Saba baje kandi ntabwo bitwaye aricyo nshinzwe. Mama nyagasani ngo sheri uramenye ibyo bintu bya sheri byari byo se kutamobera hari ibyo bintu reka nkubwire byajyanye n'ingoma ya Rwabugiri uzabaza nge sindubina ahubwo uti uramenye iminsi yariciyemo ibyo bya sheri bisubizo bikuye watewe se n'ibiki umva nkubwire none ndabizi izina sheri rishirana n'agahararo winkingira nta kazi naguhaye ntago njyewe kano ushinzwe akazi no ko gukinga. Umva rero nkubwire nzi kibagenza burya sibuno narabavumbuye ni gute ngiye mpembwa amafaranga yanjye mwarangiza mukarya aho ari nanjye yavunnye naraye se wabaye iki byari hamwe winkozaho n'izo ntoki we staki uramenye. Umva rero nkubwire wahinduwe n'ibiki ntabwo nari nzi kugira n'urusaku rungana gutyo aho bigeze. Ngiye kugukingurira utahe udakangura Kamiri nawe yiriwe muri stress z'uko nta ndangamanota uyu munsi yabonye. Udakangura umwana wa bosi ndabizi n'ubundi urabimenye byose ni kimwe narakubeshye yuko ndi wo kwa minisitiri kwa yuko n'ubundi dore uraje usanze nambaye gutya. ubwo se ibintu wambaye byumva Jewe n'ibiki wambaye umva nkubwire nje ndizamu hano kandi no bisigaye binyuze. burya n'ibintu wambaye ntabwo ari byiza sheri Sheri please wasize byari cyensi mfite sheri mu cyaro. ibyo warambeshe Mfite umukobwa witwa Joyce dukunda no kwa Godereva Jean. Washe cyane. Muzamurwa yazaboneka icyo nibi bizungereza ibyina. Ko zamunararushe mana yayi. Bankoze mu bwonko. Nagira amafaranga banciye y'inkwano ntagiza nkashyiraho nibi ngibi. Ndamukatiye siwe wa mbere ewana empuwe entire ngomba gukora akazi ubundi nkajya mu cyaro kuzana umugeni wanjye uriye w'umutima staki nibyo nta bindi.